Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri iyi minsi rwose yajyanye ikiganiro cyihariye na Marc Naufal, rwiyemezamirimo ukiri muto, aho kugeza ubu afite imyaka 30 gusa yamaze gushinga imizi mu gutanga ibiganiro bitandukanye mu ruhame, ndetse afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 130 z'amadolari, asaga miliyari 145 ugendeye $145 z'amanyarwanda, ugendeye kuho isoko ry'ivunjisha rihagaze kugeza ubu. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yagarutse ku buryo iki gihugu cyiyubatse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ndetse umugambi w'u Rwanda uko wakomeje kuba ukwigira aho gutegereza inkunga z'amahanga, kuko zamunze ibihugu bya Afurika, bituma mu by'ukuri iterambere bigorana kuba ryabasha kuba rigerwaho. Yagarutse kandi ku birebana n'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa mu gihe kirekire, ariko yibanda hanini ku birebana n'intambara yongeye gukomera kuva mu mwaka wa 2022, aho kugeza ubu M23 icunga 10% bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yerekanye igisubizo kirambye mu by'ukuri ku birebana n'umutekano muke muri burasirazuba bwa Kongo, ashimangira ko mu by'ukuri u Rwanda ruzakomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi ku mutekano warwo, kuko umutekano warwo n'abarutuye ari ingenzi kurusha ikindi cyose. Mu gusoza kandi Perezida Kagame yagarutse kuri Perezida Felix Tshisekedi, aho mu by'ukuri yerekanye ko baramutse bavuganye ikintu yamubwira ko yakifuje kuba uyu Tshisekedi atarigeze aba umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anagaruka ku buryo kuva mu ntangiriro abantu benshi bagiye bagira gute batiyumvisha ukuntu umushoferi wo mu Bubiligi utarabashaga no kuba yageza ku bantu ibicuruzwa birimo nka pizza yavuyemo cyangwa se byarangiye abaye perezida, ko ari ibintu byakomeje gutangarirwa n'abantu bagiye batandukanye bazi Felix Tshisekedi. Muri iki kiganiro tukaba twabigeranyije ingingo zitandukanye mu by'ukuri zagarutsweho, cyangwa se ibyo Perezida Kagame yagiye agarukaho muri iki kiganiro na Marc Naufal. Tukibutse nimba utari wakora mu by'ukuri ibirebana na subscribe kuko ibyo dukora byose nimwe biba bigenewe, kandi aba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo dukomeze kubana, ukibuka gukora share ugasangiza n'abandi iki kiganiro, ugasiga inyunganizi yawe ukatubwira uti mwabigenza gutya na gutya kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza kurushaho. Ni ikiganiro rero gifite isaha n'iminota igera mu 10, ariko twagerageje kugenda turebamo ingingo zitandukanye arizo tugiye kugarukaho mu gihe kitari kinini cyane. Marc Naufal yatangiye agaruka gato ku bigwi bya Perezida Kagame, avuga ko mu by'ukuri yerekana uburyo Perezida Kagame yagize uruhare rukomeye cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu yariyoboye mu by'ukuri, ndetse akaza no kugira gute, akaza no kongera kucyubaka igihugu kucyubaka kugeza aho kigeze uyu munsi ku rwego rushimishije. Uyu mugabo kandi Marc agaruka ku birebana n'uko u Rwanda rwiyubatse. Perezida Kagame yerekanye ko bitewe n'impamvu zitandukanye hari abantu bakomeje kwifuza ko u Rwanda rwabaho rudafite umutekano. Agaragaza ko ubwo urugamba rwo kubohora cyangwa se urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse no kubohora igihugu rwarangiraga bigizwemo uruhare n'ingabo ziganjemo iz'abazungu zaretse abakoze jenoside yakorewe abatutsi bagahunga igihugu nta nkomyi. Ariko yerekana ko atari cyo kintu by'ukuri kubareka ngo bagende gusa, atari cyo kintu bari bagamije, ahubwo mu by'ukuri intego itari iyo kuba mu by'ukuri bavuga bati wenda izi ngabo za RPA zifashe igihugu zishobora kuba zanabagira nabi, ahubwo mu by'ukuri ahubwo icyatumye babareka ngo bagende bajye muri Kongo hari mu buryo bwo kugira ngo babashe kubaha umwanya wo kwiyegeranya bazagaruke barwana nanone. Agaragaza ko iteka hari abantu bungukira mu kuba igihugu runaka kidafite umutekano. Yerekana ko n'uyu munsi M23 iri guhombya imiryango mpuzamahanga yita ku mpunzi cyangwa se itanga ubufasha, inkunga, kuko iri gusubiza abantu mu ngo zabo. Ibyo mu by'ukuri avuga ko
na leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda mu bihe byatambutse mu myaka 30 ishize nayo byayibayeho mu by'ukuri, aho gucura impunzi byabaga ari ikibazo, kuko hari abantu benshi babifuza ko izo mpunzi zakomeza kuba mu nkambi by'igihe cy'iteka ryose, kuko ari bwo babona uko ubucuruzi bwabo bujyanye n'ibyo ngibyo bukomeza kugira gute kubaho. Agaruka ku ngingo irebana mu by'ukuri, ingingo irebana no kuba rwose inkunga z'amahanga zikomeza kumunga ibihugu byinshi umutego, ariko yagaragaje ko we yabonye akanashakira igisubizo kirambye kuva kera. Twe mu by'ukuri agaragaza ko ati twe twahoze tubwira abantu ko dukeneye inkunga, nibyo, ariko tuzikeneye kugira ngo zidufashe kwiyubaka, tutazongera kuzikenera mu bihe bizaza. Kwanga kuba imbata y'inkunga, Perezida Kagame yagaragaje ko byatumye afatwa n'abafite inyungu n'ubwo buryo bwo gutanga inkunga mu buryo bwa politike rusange y'ibyo ngibyo byo gutanga inkunga. Mu by'ukuri byatumye afatwa afatwa nka nyamwigendaho, kandi akajya akomeza gushinjwa ko ategekesha igitugu, kuko mu by'ukuri akomeza gushyiraho ingamba z'icyerekezo kizima cyangwa se z'icyerekezo u Rwanda mu by'ukuri aca ibintu by'inkunga mu by'ukuri ndetse no gusabiriza muri rusange, ahubwo abantu bakaba bagerageza kuba bakwiga imirimo y'amaboko bakabasha kwibeshaho. Aho yatanze urugero avuga ati ubu ngubu twagiye tubona abana bakiri bato imyaka 16, 17, 15, ugasanga ari mu muhanda ari gusabiriza, ariko ngo twashyizeho ingamba zikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo tubafashe, aho kugira ngo dukomeze kubafasha byo gusabiriza, ahubwo tukabafasha kugira umurimo bakwiga. Kandi benshi bagiye bajya mu bigo twashyizeho byo kwiga imyuga no kugira gute 70% babashije kubona babashije kubona akazi. Impamvu nyamukuru yatumye Perezida akomeza guharanira kuba u Rwanda rwakwigira no kwigira muri rusange, asobanura agira ati uguha inkunga iteka abagenzura ubuzima bwawe. Mu by'ukuri agaragaza ko mu by'ukuri umuntu aguha inkunga ugufasha ugira gute ukomeza kuyiguha usanga mu by'ukuri akontorora ubuzima bwawe cyangwa se agenzura ubuzima bwawe. Perezida Kagame yagaragaje ko kandi yatangiye gutekereza ku cyerekeranye n'uburyo u Rwanda rutabeshwaho n'inkunga z'amahanga kuva mu 1998, aho yatanze urugero rw'uko hari umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza witwa Carshot bigeze kugirana ikiganiro mu kubirebana n'inkunga, akabwira ati ariko rero nubwo muduha inkunga dufite icyifuzo cy'uko mu by'ukuri mwagira gute. Icyo gihe mu by'ukuri yasabaga ko abatera inkunga u Rwanda bakemeranya kuho ayo mafaranga ashorwa, bitari ukuza ngo muyakoreshe aha n'aha, kandi hagashyirwaho uburyo bwo gukurikirana aho ishyirwa mu bikorwa ry'ikoreshwa ry'izo nkunga byageze gute rigeze mu by'ukuri. Aha ngaha agaragaza ko mu by'ukuri bitari bya bindi umuntu azana amafaranga ati mukore biri, ahubwo abanyarwanda nabo bakomeje guharanira ko niba n'izo nkunga zinaje kugira ngo bakomeze kwihuta babashe kuba mu by'ukuri bava mu birebana no kudependinga cyangwa se gukomeza kwishyigikiriza inkunga, mu by'ukuri bagomba kugira uruhare mu kumenya ngo ese amafaranga niba yabonetse arakoreshwa aha ngaha kuko niho tugize gute tuyakeneye. Iri banga kandi ryo kudakomeza gutega amaboko yarisangije mu by'ukuri ibindi bihugu, avuze ko mu by'ukuri n'abandi bayobozi b'ibihugu bya Afurika nubwo batabashije kumwumva nk'uko yabyifuzaga. Hatanga urugero ko yigeze kwifuza gutanga igitekerezo mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya leta zihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko iki gitekerezo cyo kuvuga ati nitwiriye kuzajya twambara imyenda yasaguwe cyangwa se yambawe n'abazungu bita caguwa, ati dukwiriye kuba natwe, ati nk'ubu ngurugero ati hari abantu bafite ipamba kinabwe tumwe mufite ipamba, ati none ubu ngubu ni ryari tuzashyiraho inganda zikora imyenda natwe twikorera imyenda tukambara imyenda twikoreye kandi mizima, atari kuvuga ngo diriya myenda abantu baba barambaye. Ati ariko icyo gihe bari bahuriye mu muryango barimo Uganda n'abandi batandukanye, twaraganiye tumaze kuganira tunabyemeranya ko tugiye gutangira gushaka uburyo twashinga inganda zikora imyenda,
ariko mu nyuma bitewe n'igitutu cy'abantu bohereza iyo myenda mbega bohereza izo za caguwa ati byarangiye ibihugu byinshi bishyizweho igitutu binabwirwa ko hari ibyo bizahagarikirwa bibivamo ati dusanga ari twebwe twenyine dusigaye nk'uwo murongo wo kuba twakwishakamo ibisubizo tukaba twatangira kwikorera imyenda ati ibintu kandi byanatumye hari ingamba zimwe na zimwe zigenda zidufatirwa kubera ko twashatse kugira ngo duce ibyo birebana na caguwa mu by'ukuri. Perezida Kagame yagaragaza kandi ko kandi bwari uburyo mu by'ukuri bwo gushaka ibisubizo bwo kwishakamo ibisubizo no kuba abantu bagira gute bagerageza kwigira bakareka kugira gute gukomeza gutegera amaboko ibihugu by'amahanga. Avuga ko igitutu kinini kuri iyi ngingo cyaturutse cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame agaragaza kandi ko gushaka ari ugushobora kuko ahantu hose abantu barimye kimwe bityo bagera kubingana yaba mu Burayi yaba muri Amerika yaba muri Afurika. Icyagize abandi abakire nta kabuza cyane kiza mu by'ukuri Afurika nayo ubwayo. Muri iki kiganiro yagaragaje kandi ko uramutse urebye abantu bifuza gusahura Kongo mu by'ukuri u Rwanda rwaza inyuma, ariko mu by'ukuri kubera impamvu zitandukanye hashatswe uburyo icyo kibazo kijyanye no kuvuga birebana no gusahura amabuye y'agaciro hariya kandi hari abantu babikuramo biliyoni na biliyoni z'amafaranga ati mu by'ukuri cyagira gute cyamera nkaho kigeretswe ku Rwanda ku bw'impamvu politike mu by'ukuri muri rusange. Binagaragaza ko nubwo ibyo byose biba ariko u Rwanda rutarajwe ishinga n'ibirebana n'ibirebana no kuba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagira gute haba umutekano mukeya. Yerekana ko ikibazo cy'u Rwanda atari ugushaka ubutunzi amabuye y'agaciro ubukungu ahubwo ari ukugira umutekano urambye kuko ntawo ntabwo ushobora no kuba wanatekereza ku bindi bintu bijyanye n'iterambere. Yakomeje ku kuba imyitwarire y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ituma atekereza ko nta kabuza afite ingengabitekerezo ya jenoside. Gusa ibyo hamwe no kuba atarigeze atorwa bwa mbere yahawe ubuyobozi, ibintu byakomeje kugenda bivugwa ko Joseph Kabila yavuze ati fata rwose mu by'ukuri uyobora iki gihugu, ubundi bakagirana ibyo bemeranya aho bagomba kuzagira gute kuzagera bakomeza gufatikanya. Ubundi mu nyuma muri manda ya kabiri nabwo byakomeje kugarukwaho ndetse n'imiryango itandukanye by'umwihariko n'amadini atandukanye bagaragaza ko mu by'ukuri bishoboka ko umugabo yaba yibye amajwi. Yakomeje kuba mu by'ukuri iki kibazo cy'umutekano muke aho ngaho yagaragazaga mu by'ukuri ko ibyo ngibyo birebana no kuba yaba afite ingengabitekerezo yaba mu by'ukuri itaratowe. Ikintu cya mbere mu by'ukuri hariya gihari ibyo awe akomeza kurebaho ari uburyo ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda cyakomeza kugira gute cyaza imbere. By'ukuri umutekano w'u Rwanda ukaba umeze neza hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo utagira gute udahungabana. Yakomeje kuba mu by'ukuri ikibazo cy'umutekano muke no gutwara FDLR minenengwe cyarabaye mu by'ukuri ubucuruzi bwashuwemo amamiliyari agera muri za miliyari 40 z'amadolari miliyari zitagira ingano. Agaruka ku ngingo irebana kandi na General Gakwerere uheruka gutabwa muri yombi mu 2023 agashyikirizwa u Rwanda. Yerekana ko uyu mugabo wari mu buyobozi bwo hejuru bwa FDLR ari we wishe umubyeyi we umwamikazi Rosalia Gicanda. Yagarutse kandi ku buryo ingingo yo kuba u Rwanda rwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi yarakomeje kuba ikintu kigari cyanacanze benshi. Ibyo we avuga ko mu by'ukuri ukuri ku cyo bisobanuye kwivugira cyangwa se kuzwi. Marion Nafar yakomeje ku buryo perezida ari umuhanga mu buryo asubizamo no guhangana n'ibibazo bya politike ahatwa n'abantu batandukanye. Amwibutsa ukuntu aheruka kuvuga ko atazi niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, bamubaza impamvu cyangwa se ko bidashoboka kuba yaba atabizi
Perezida Kagame akongeraho ko hari ibintu byinshi atazi, ko cyari igisubizo mu by'ukuri. Mario yagaragaje ko cyari igisubizo gikubiyemo byinshi kandi cy'ubuhanga. Perezida Kagame yerekanye ko uburyo abona bukwiriye hakabonetsemo igisubizo ku bibazo bya Congo Kinshasa, agaragaza ko harimo guhagarika intambara. Perezida Tshisekedi akaganira byeruye n'abakongomani batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ubwo ni M23. Ikindi gushakira umuti ibibangamiye umutekano w'u Rwanda biri muri Congo, bimwe binashamikiye kuri guverinoma, birumvikana kurwanya FDLR no kuba iki gihugu cyahagarika gukorana nayo mu by'ukuri. Ikindi rero nuko mu by'ukuri ikindi rero Perezida Kagame yagaragaje rero nuko abona ko ibihugu bifite inyungu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakabaye byumva ko kuba iki gihugu cyaba gitekanye bishobora kuba byatuma ahubwo barushaho kuba ibyo biteze cyangwa se izo nyungu bashakira hariya zarushaho kugira gute kuba zakiyongera ku ruhande rumwe cyangwa se n'urundi. Avuga ko bakabe babibona kandi bakagira n'uruhare mu kugarura umutekano hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku cyerekeranye no kuba Kongo yakorana na Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu birimo n'u Rwanda mu bucukuzi bw'amabuye, ibyo Perezida Kagame yagaragaje ko ntacyo bitwaye mu gihe cyose umutekano w'u Rwanda n'ibijyana nawo bidahungabanyijwe cyangwa bikozwe biri mu murongo utabangamiye umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yashimiye Ubushinwa ko ari igihugu mu by'ukuri cyiza rwose kandi kitivanga mu bibazo bya politike z'ibindi bihugu, keretse mu by'ukuri kuko byerekeranye n'ubukungu ko hari abantu usanga bakomeza kugira gute gushyira imbaraga mu birebana n'iterambere ry'igihugu cyabo ndetse n'ubukungu bw'ibihugu bitandukanye, ariko badashyize igitutu kuri ibyo bihugu mu byerekeranye na politike. Perezida Kagame yatangaje kandi ko aheruka kugirana ikiganiro bwite na Perezida Felix Tshisekedi mu mwaka wa 2022, ibintu abantu benshi byatunguye n'umunyamakuru aravuga ati ko ari kera, tumwiruka kuvugana haciyeho imyaka myinshi. Agaragaza kandi ko uyu mugabo agoranye mu by'ukuri, agaragaza ko Tshisekedi agoranye kuba wakorana nawe, ati niba hari uwo byoroheye n'ukuri amvuguruza. Nagerageje gukorana na Felix, byo mwumvikanye abisiga aho yicaye, mbega mukimara kuvuga ahita yibagirwa ibyo mwavuganye cyangwa akabihindagura, ubundi ugasanga aravuze ngo ntabyo iyo ngingo ntabwo mugize mugira gute mugigarukaho. Yagaragaje kandi ukuri u Rwanda rwifuza mu by'ukuri, yagaragaje kandi ko u Rwanda mu by'ukuri rwifuza amahoro, kuko agarukira amahoro muri Kongo, kuko n'ubundi agarukira iki u Rwanda. Perezida Kagame agaragaje ko rwose kandi nahura na Felix Tshisekedi azamubwira ko yakifuje kuba uyu mu perezida atarigeze ayobora iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ingingo, agaragaza ko ubushobozi bwa Tshisekedi bwakomeje gushidikanywaho mu bihe bitandukanye. Atanga urugero ku bakoranye nawe batangaye bumvise yabaye perezida umuntu ngo mu by'ukuri bavuga bati umuntu utarashoboraga kugemura pizza azashobora kuyobora igihugu. Ahangaha ni mu bihe bitandukanye mu myaka yatambutse. Nk'uko mubizi, Perezida Tshisekedi ni umwana wa Etienne Tshisekedi akaba ari umunyapolitike wabaye umwopoza hafi kuri guverinoma zose zagiyeho muri Kongo mbere yuko uyu mugabo yitaba Imana. Ibyo rero byatumye hari igihe cyageze Etienne Tshisekedi afungirwa mu cyaro cy'iwabo, biza kurangira rero n'umwana wiwe ndetse n'umugore wiwe nabo babaye nk'abafunzwe, ariko bageze ngo basa nk'abafunguwe. Biba ngombwa ko rero Tshisekedi akurira mu Bubiligi. Gukurira mu Bubiligi rero Tshisekedi yagiye ashakisha ubuzima, harimo mw'ubwo buzima harimo no kuba yarageze gute amashuri yiwe ntago ari ikintu cyabashije kuba kigenda neza nk'uko bigaragara mu nyandiko zigaragaza amateka yiwe. Kwiga byari ibintu bisa nk'aho bigiye bigoranyemo. Rero ubwo yageraga mu Bubiligi yashakishije akazi gatandukanye, aza rero kwisanga ari mu bijyanye no gutwara taxi, ubundi no kugemura pizza.
kugemura pizza ubwo ni kwa kundi twakoze pizza turazijyana kwa amashopa ya naya. Rero hari abantu ngo bakoranye nawe muri ibyo bihe bagaragaza ko rwose n'akazi ko kugemura pizza kari kagoranye, ngo batiyumvishije ukuntu uyu mugabo yagize gute yabaye mu by'ukuri umukuru w'igihugu. Rero ni byinshi byagarutsweho muri iki kiganiro, ibyinshi nyakubahwa perezida wa repubulika yakomeje kugenda agarukaho, ariko by'umwihariko byinshi yagiye agarukaho, ikintu wabonaga ko yakomezaga kwinsistingaho ni ukuvuga ko ibyaba byose, ibyakorwa byose, ibigize gute, ikintu cya mbere kiza imbere ari umutekano w'u Rwanda, ari umutekano w'u Rwanda. Yakomeza ikintu cyose wabonaga ko ikintu mbega nyine ashyize imbere ari umutekano w'u Rwanda mbere y'ibindi bintu byose, kurusha n'ibindi. Umwamakuru akamubwira ariko ukabona ingingo irebana n'umutekano w'u Rwanda ni ingingo akomeza kugarukaho, kandi koko birumvikana ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahantu hari FDL igizwe n'abantu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko harimo n'abakomando bakuru mu kuntu, ariko nanone bagifite noneho yangengabitekerezo ya jenoside. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko FDL mu by'ukuri hariya muri Kongo ikomeza gushyigikirwa ko bafite ubwo bumenyi bujyanye n'ibya gisirikare kugira ngo bakomeze bafashe hariya hirya, ariko nanone banashyigikirwa nyine kubera ko hari abantu bamwe na bamwe bagiye bafitemo n'ingengabitekerezo bifuza ko u Rwanda ba FDL n'abandi bazagaruka bakaba bagira gute basoza umugambi mubisha wa jenoside bari baragize gute bari baratangiye. Mu bindi rero Perezida Kagame yakomeje kugaragaza ko mu by'ukuri mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakomeje guharanira kwigira, kuko kwigira bikubiyemo byinshi, bikubiyemo kudategera amaboko ibihugu bitandukanye, ndetse kandi ari umuco warenze kuvuga ngo ni uwa guverinoma muri rusange, ahubwo ukaba umuco wagizwe umuco w'Abanyarwanda, aho no gusabiriza ari ibintu mu by'ukuri byagize gute byaciwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo yaba ufite ubumuga, yaba ufite wenda ibibazo by'ubukungu n'iki, aho kugira ngo ashyirweho imbaraga zo kumufasha kuba yakomeza gusabiriza, ahubwo hakomeje gushyirwaho imbaraga zo kuba yakwigishwa iki n'iki ngiki, akabasha kugira umurimo azi gukora, akaba yashakisha agendeye ku bumenyi runaka yabashije kuba ahabwa. Rero nuko ko ikiganiro cyagenze, Marine Ofa aganira na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku ngingo zitandukanye, aho umukuru w'igihugu yanerekanye ko mu by'ukuri ikintu cya mbere gikwiriye harimo mu by'ukuri no kuba haza gahunda irebana no kuba hariya mu burasirazuba bwa Kongo gahunda y'ibiganiro ari gahunda ishobora kuba yatanga ibisubizo birambye. Tuvuga ku birebana n'ibiganiro, hari gahunda n'ubundi hari icyizere gihari ko mu bihe bya vuba M23 yatangira kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Rwanda, Angola, mu biganiro noneho biri open bihuza iki gihugu cyangwa se guverinoma y'iki gihugu ndetse na M23 kugira ngo bashake ibisubizo, ndetse biteganyijwe ku itariki 18 z'uku kwezi ko aribwo ibiganiro byatangira. Nubwo ntawe byizeye neza, ariko birashoboka ko byavuzweho kandi bivugwaho n'iyaba na perezida wa Angola ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye nk'ibikomozaho gatoya. So rero turabashimiye, twizere ko bamaze gukora subscribe, icyiza cyawe kiba ari ingenzi kugira ngo dukomeze kujya twungurana ubumenyi, ndetse byinshi dukora cyangwa se ibyo dukora byose ni mwebwe bigenewe. Gukora subscribe rero biba ari ingenzi, kandi share, ukibuka kandi no kuza kugira gute no kanda like kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Turabashimiye rero kandi dukomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, guhaha mukaronka muri byose.